umuntu yashaka kugonga umuntu aramuhushije uramuretse abatashye. Principe ari ukudafunga tumureke nasubirayo akamwica tutazatwahije amategeko. Iki kibazo yibaza ntabwo urukiko rwo rushaka kukibaza. Ubundi kuki yaragiye gusanga umuzamu ntajya imbere. Icyaka bindagiye mumenyesha ko umugore n'uyu urego si bo bafite ububasha bwo gusobanura ko byari impanuka cyangwa atari impanuka. Imbabazi zanjye zikuraho icyaha umuntu yakoreye sosiyete. Ibyo byose nibibera mu butabera. Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugacukubira n'indwara za hato na hato. Egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi. Mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu maraso, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande rw'ahahoze gare ya Kacyiru, ahoroheye buri wese kuhagera, hagamijwe ariko korohereza abatuye intara y'amajyepfo n'iy'uburengerazuba. Ijabo Life Center yabafungura ishami mu marembo ya gare ya Muhanga mu nyubako imwe na MTN ndetse na Sonarwa. Wanahamagara kuri 0784373030. Amagara mazima, igisobanuro cy'iterambere rirambye. Reka dushimire gukurikira ibiganiro kuri Umutesi Scovia mu bitekerezo bye bitandukanye. Rero neza Scovia Iriwe ku ngingo y'umunsi. Umeze neza. Ejo nakiriye ubutumwa bw'ibisambo. Afande wenye ubutumwa. Iteka hora nkimo buryo nuko ngira ngo ngera sinumve. Yambwiye aho ibisambo tugomba ukuntu bigomba kumera. Uko biri kose abantu babiri bari mu gikorwa igisambo n'ushinzwe kubihiga. Urumwe bafite imbaraga ze mu kazi ke. Iyo rero igisambo barakigira inama ko kireka kwiba. Ariko n'icyacitswe kikajya kwiba. Nikibona bagifasha kigiye cyemera ko gifashwe. Kiyamanike. Ariko n'icyanga kwemera ko gifasha kigashaka gukoresha amapiki cyacukuzaga inzu n'ibindi. Uribaza nyine nk'umupolisi wagiye kugifata wameze ate? We yikwije ate? Yagiye yiteguye ko n'ubundi mapiki kifite. Rero hari uburyo bwo gukora bwose bushobora ngo bayibake, ariko ikintu gihari cyane abantu batwibira online baduhamagara ngo shyiramo imibare ngo uhindure ngo MTN irambwiye ngo barabibakora. Abantu rero bibwa namwe mubigiramo uruhare. Muhangane rero nuko umujura naza asanga waramenye ko abajura bahari. Umuntu ntabwo uhamagara avuga ngo shyiramo pin ngo konti ngo hari amafaranga yobye. Urumva mbere yuko ugira icyo umubwira ngo gukubye gato mu minota 2 uhamagare ujye kuri balance cyangwa urebe kwasaguka kuyawe ufite. Wari ufite ibihumbi 10 usanze none ufite ibihumbi 100. Bivuga ngo umuntu aguha ibihumbi 90 koko ari beshye. Kugira ngo hatazavamo n'abahemu mukajya mwana gusubiza bibeshye. Ariko kuri balance apana muri message. Kubona message. Kureba ukajya ahandi twandika akanyenyeri 182 urwego ugakanda ukagenda ukandika kuri 6 kureba ari kuri konti yawe ugashyiramo pin. Wamara kubona ufite ibihumbi 100 ukamenya ko umuntu 90 koko byayobye. Nugera ugasanga ufite 10 kandi yaguhaye cya SMS kivuga ko yayobye. Akongera akaguhamagara ujye umubwira uti igisambo nakumenya. Icyo wowe wikorera ibintu yawe urakota. Ngayo nguko. Reka dusubire ku ngingo yacu y'uyu munsi. Mu minsi yashize humvikanye cyangwa hagaragaye video dusa nkaho twagaruye bushya. Iyi video nyawo n'ubushene nawe ubwiye ko yari ihari. Umunyamakuru w'ikinyamakuru mugenzi wanjye igihe yabaye nk'ugaruka kugira icyo avuga kuri byamurikiye ano mashusho kuri iyi nkuru. Hagati aho ariko turashimira abafatanyabikorwa bacu cyane cyane umwe mu bakiriye bacu b'Imena tumaranye imyaka, Ijabo Life Center. Twatangiranye muri aka kazi haba kuri channel ya Mama Rwagasabo haba hano kuri Scovia. Ni umufatanyabikorwa wacu wakadasohoka, ariko dufite n'abandi bafatanyabikorwa benshi batandukanye ko mubona kuri Mama Rwagasabo. Twagize igitekerezo rero bakunzi bacu turavuga ngo ese koko amakuru tubasha kuyageraho yose igihe gikwiye. Mu turere dufite mu Rwanda tugera kuri 30, ariko ubwo iyo havuye mu Kigali tutakifite ubuzima gato dusigana 27. Dufite Claude mu majyaruguru udufasha Musanze na Nyabihu, rimwe na rimwe agakora no kuri Burera ariko ntayigeremo yose.
tukagira Alfred Ntakirutimana i Rusizi ukora muri Rusizi na Nyamasheke. Niyo mpamvu mubona amakuru menshi y'Nyamasheke ni Rusizi dupfa kuyabona. Bivuga ngo ahandi rero dusa nkaho tutabasha kuhagera, ni amakuru dutegereza ko abaturage batwohereza, rimwe na rimwe tutanahagazeho, rimwe na rimwe abaturage batazi ko dushobora no kuyakira, batazi aho tuba. Twashyizeho uburyo rero nomero mugenzi wacu kumanga uburyo maradufasha mujye mukomeza muyirebe. Ushobora kuduha amafaranga igiceri cy'ijana ukaba uteye inkunga ibi bikorwa byacu kugira ngo tubashe kugera mu turere dusigaye nka 24 cyane dutatu tutabasha kugeraho. Bya makuru abagereho ku gihe mwese. Ni uburyo bwiza, ntihazagire ukubwira ko ucishaho amafaranga kugira ngo tuze kugukorera inkuru. Ntabwo inkuru igurishwa ntinagurwa. Ni nimero bazasanga ibaruye kuri nde? Ku mazina yanjye Scovia Mutesi nk'ukwica no nitwa. Hanyuma amafaranga utanze ugiye wumva ko utanze inkunga cyaba igiceri cy'ijana, yaba 200, byaba 100, zaba miliyoni 100, kuba wayashyizeho ntibisobanura ko nza gukora inkuru yawe. Ariko ushobora kuyatanga uri Nyaruguru tugafata icyemezo ko turi gukorera mu karere ka Kirehe, bitewe n'uburyo amakuru tugomba kugenda tuyasangira. Ndabashimira ko mugiye kubikora mucyo kandi tugakomeza kuba abanyamwuga. Umuntu uzakubwira ko namutumye amafaranga ngo mukorere inkuru ujye umenya ko akwibye, nawe umushyire ku rutonde rw'abandi muti staff wari cyangwa umukozi wari ku murenge wa Ruhuha abyitegereje abirebye asanga uyu mugabo nta bigize icyaha, aravuga ati nge nta dosiye nkora simufunga. Kuko DPC muri ako karere cyangwa ushinzwe polisi muri ako karere yagombaga kwereka ububasha afite uwo mugore, afata uwitwa Kirungi amujyana mu nzererezi. Umugabo muzima uri mu rugo, umugabo witwa CP John Bosco Kabera umuvugizi, akiri umuvugizi iyo nkuru twayivuganyeho baranabikurikirana. Kirungi baramufungura ngira ngo na DPC bagira ibintu bamubaza mu buryo bwo kugira ngo bagume ku murongo. Uyu uhagarariye polisi bamuga batutangiye kwitiza umasha, urimo urahingama kandi uwo mupolisi uhengamye ntawe tugira ongera guhagarara mu gusaba, bamuhagarika gusaba. Nyuma y'aho ubuzima burakomeza asubira mu kazi. Hanyuma nyuma y'aho iyo nkuru iragenda ngira ngo yararangiye, haza kumvikana izindi nkuru y'umugabo witwa Kirungi Bugesera nanone bivuga ko yahohoteye umugore. Noneho biba byiza bamujyana mu rukiko. Urwo rubanza mu mucamanza mukatira imyaka 5 ariko ari hanze ntiyayimufunga. Noneho nyuma y'aho bamukatira umwaka umwe arawufungwa, ariko bamujyanye muri gereza ntiyamenye uwo bamukati. Ibyo byose ni ibirego yaregwaga n'iki na wa mugore wafatanyije na DPC bakajyana umuntu mu nzererezi. Birangiye ukirego cy'umwaka kirangiye basanga amazemo 2 ahubwo werazi ngo arimo arafunga 5 kuko urumva n'umuntu batwara batyo inkubirane bakasuma. Umugabo arataha, n'ibisubitse n'ibidasubitse ntabwo nzi neza inkuru. Arataha asohotse umugore aramenyesha inzego zose ati sinshaka ko uyu mugabo agera mu rugo hano. Koko niko byagenze, umugabo ahageze habaho kutumvikana bamubuza kujya mu rugo. Umugabo ashaka iyo ajya kuba, ubwo nta divorce iraba. Aho agiye kuba ntabwo bamuhaye uburyo bwo kubaho nk'umuntu wari ufite imitungo iwe mu rugo. Ese koko iyo ari umugore we yaragiye ntacyo bamuhaye ko nyamara abagabo nabo barugarijwe mwabayobozi murebe nabo bagabo. Icyo kirarangiye, umugabo nakaragenda ajya hanze. Muri iki cyumweru gishize baba baramufasha cyangwa iki ngiki gitangira niba nibeshya amatariki. Umugabo afite amakosa menshi. Noneho umugore yafashe za mpapuro za kera ati kuki mutafunze umuntu ntiyarangije ibihano. RIB biramwakiriye, niko amakuru ava mu baturage. Ariko mfite n'andi ndimo nkura ahantu kuri RIB ntaramenya neza ubwo RIB niba ifite izatubwiriza dusobanurira. Baramutwaye kuri RIB baramufunze, ntabwo bashobora gukora dosiye kuko si icyaha gishya. Bamujyana kuri gereza iririma kurangiza igihano. Bamugejejeyo systeme ya gereza iravuga uyu muntu yarangije igihano cye ntabwo tumwakira. RIB iramugarukana bafungiye kuri gereza i Nyamata. Nge nibajije umuribu umufite amufungiye ku kihe gipapuro. Ariko reka ndebe ubwaracyashishoza ariko ibyo nabyo byaba. Hari amakuru ngera avuga ngo umugabo naka afite imanza zinyuranye yagiye aburana n'umugore we. Urubanza rwa nyuma yakatiwe imyaka 5. Mugabo nake Alias Kirungi yajuririye muri hot court bamugumishaho igihano yahawe na TB Gasabo. Akora ibindi ntibuka hano banditse n'ibiki byose, agumishaho igihano cy'imyaka 5 afashwe kugira ngo arangize igihano yahawe.
cy'imyaka 5 nk'uko umugore we yishinganisha avuga ko umugabo aza mu rugo rwihishwa agamije kumwica. Bafite imitungo, kuyikoresha mu bwumvikane byarananiranye. Igihano yarangije ni ku cyaha yari yarakoreye umugore we cya mbere. Hano haragaragara amafoto ko umugore yakubiswe ameze nabi. Haniho aheruka gukubita umugore we, nayo dosiye yakatiwemo icyo gihe. Noneho ikibazo giyewe mfite, koko yakubise umugore, ariko uyu mugore wakubiswe ntabwo akwiye gukubitwa. Niba yarahawe igihano cy'umwaka ko yakubise umugore, aragikwiye. Sibyo? Nicyo cy'imyaka 5 n'urukiko rwaragize akwiye kujya kurangiza igihano. Ariko mwaba muzi ko na gitifu umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge ejo bundi meya yakuyeyo yari yarinjiye umugore igihe umugabo we yarafunze. Ibyo ntabwo ari ibanga, abaturage bose barabizi. Umugabo afite ibibazo byo hano njya mbabwira ngo uwari victim inzirakarengane, but now it's criminal. Uwari inzirakarengane ubu tuvugana ni umunyacyaha. Nuvuga ngo ngewe abantu barantoteje baranzengereza, uyu munsi ni nge munyacyaha. Nibyo koko, ntabwo kuba narenganyijwe bisobanura ko muri cyaha. Cyo kintu abantu bacyumve neza. Nunagikora bakiguhanira. Niba umugabo nake, niba ari mugabo nake, niba ari kirungu, yarakubise umugore agakora n'ibindi, akwiye igihano. Ariko si uyu mugore ucyura abagabo mu rugo, umugabo yaza bakamwirukana, wakwiye iki? Ikintu giharuye cyari cyo bafunga kirungi. Ikibazo wenda hano ngira ngo uwampaye amakuru ataramenya nuko kirungi ngo ashobora kuba yajyanywe kuri gereza ikamwanga. Ubwo birasaba ko umugore agiye gushaka bamushyirira muri systeme kugira ngo umugabo ajye kuri gereza. Ariko kambabaza, naramuka ko wumva yari yafunzwe y'imyaka 2, hari umwaka ku ruhande, hari igihano yari yahawe, kandi igihano kibarwa gihereye ku munsi yakurikiranyweho. Ntabwo yigeze atoroka, yari ahari, ntiyigeze asabwa kujya kuri gereza kandi umuntu ntiyijyanayo. Niba yarafashwe 2010 n'urugero 2020, akaba ariko akatirwa imyaka 5, bikaba turi 2020, hakaba habura imyaka 2 mu gihano kirangire, hakaba agomba kujya kuri gereza kukirangiza. Ubwo abanyamategeko baraza kureba igikwiye. Nubwo naramuka avuyeyo, muremera ko atazasubirayo cyangwa umwe muri bo akaba yishundi, hakorwa iki mu byo bitabo? Umugore kwishinganisha bifite ishingiro niba umugabo amutera. Ese umugabo we wishinganishije bamufashije iki? Kuko inzego zose zibaho kugeza no ku buyobozi bwa meya yaramwandikiye, yanabonanye nabo, bo bamufashije iki? Iki kibazo rero cy'abantu bafite ibyo bapfa mu ngo gikwiye kurebwa mu buryo bworoshye, ntikirebwa mu buryo hari ibintu washyizemo imbaraga. Niba ari uko bimeze kuri kirungi, akaba yarafunzwe kuko yakubise umugore, sibyo? Umucamanza akamufunga. Ushobora kumubwira ko Olivier umugore yemera ko yahozaga ku nkeke, akanavuga ko amubabariye ibyaha byose, wabura umuntu ibyaha atagukoreye? Niba iyo baruwa yarayanditse akayiha umugenzacyaha, umushinjacyaha, urukiko rukayibona, rwaba rwarabajije urega ruti ibi byaha umugore yakubabariye uremera ko wabimukoshereje? Yarashubije yego cyangwa oya. Niyo mpamvu ndimo gushaka kopi y'uru rubanza, nzayizana ejo tuyibasomere. Yego cyangwa oya. Niba yaremeye ko ari yego, kuba yatanga imbabazi ku cyaha nshinjabyaha, imbabazi z'uwo wagikoreye kirahagije. Neze ko ari bose musaba imbabazi. Camanza nini? Icya kabiri mu nkuru, nk'uko babibonye muri iyi nkuru y'ikinyamakuru cya mugenzi wacu w'igihe yanditse, hagarutsemo ikintu cy'ubutangabuhamya w'umuzamu uvuga ngo uyu mugabo yatangaga ibyo kurya bigoranye. Ariko kamba bagiye twamaranye iminsi 3 tutararya, urugo rurimo abana mw'abantu. Umugabo nawe mu mvugo ye uko bivuga ku kinyamakuru igihe, yiyemerera ko kuri konte za banke zijya amafaranga umugore atari cyane, kuko ngo ni kampani yawe y'ubucuruzi kandi si umunyamigabane, kandi ni umugore wa nyiri imigabane. Niba atajyaho muri ubu buryo, amafaranga ari mu iduka n'ahandi bacuruza bene, ngo hari n'igihe yajyaga amukingirana ku iduka. Hari amakuru yandi avuga ko n'umurwayi amukingirana bakamukubita, abaturage no mu rukiko n'ahandi. Ibyo byose nibyo yamuhereye imbabazi,
katwemere ko imbabazi umugore yazitanze. Wowe mushinga amategeko ukaba umurinzi w'amategeko, mushinga amategeko afite ibyo yubatse, hari umurinzi w'amategeko ari izi nzego, RIB, ubushinjacyaha, RIB yakoze icyo agomba gukora, ubushinjacyaha bukora icyo bwagombaga gukora, umucamanza arekura uyu mugabo. Yamurekura kuko nyine hagiyemo ikimubabarira. Noneho umugabo ngo atangira avuga ko yagize ibibazo mu mutwe, ngo iriya yari impanuka. Mwebwe murebye iriya video, iriya ni impanuka. Byonyine no kwemera bakaguha imbabazi utemera icyo wakoze ni iziki? Ubwishaza w'umucamanza se hari icyo bwirengagije? Njye ko ndi umunyamakuru sindi bubivuga iki umbajije. Camanza ni mudahangarwa kandi ntiyibeshya, ariko amategeko abirebe, amategeko areba yakoreshejwe yandi bigongana, amategeko yomba gongana. Icyemezo cyafashwe kirakwiye. Impamvu rero nshaka kuvuga iki, naje kumva rero uruhande rw'umugabo. Yego, umugabo aravuga banganirira inkuru nabo nkuko no ku mugore mfite uwayinganiriye. Umugabo avuga ko uriya mugore ngo babagaho ngo akangiza amafaranga ajya muri za fete. Umugore yego bayidashaho na bya bindi byose abagore nyababwira mujya mu by'uburangaye, gusa ibyo yakora byose ntibitanga ububasha bw'uko agomba kwicwa. Icyo cyumvikana. Hanyuma ngo umugabo ngo asaba umugore ko bagurisha inzu imwe bari bafite ngo bakongera business. Umugabo abisabye umugore, umugabo akagurisha n'imodoka, akavuga tufite imodoka iriya jipe turemera ubagonga ko wajya dukoresha imwe, ati n'undi dukorera hamwe, wajya ujyana abana ku ishuri ukansiga ku iduka, wagaruka ugaparika, hanyuma wava kubafata ukancaho tutaha. Urwo rugo urumva uburyo rwaba rwubatse neza pe, abantu bari kumwe, bari ekonomike, baracuruza. Amakuru avuga ko ngo amaze kugurisha iyo nzu umugore ngo yabwiye umugabo ati kugira ngo nemere ko ugurisha iyo nzu ukampa nanjye urampaho miliyoni 5. Ikibazo nanjye ibyanjye n'ikemurira ngo birangiye ngo arayamuha, gusa umugore ntabwo yemera ko yabonye ayo mafaranga. Nyine nta makuru ambwira ko yayabonye, ariko ngo umugabo anabwira umugore ati buri munsi uhora ukora muri kesi ukangiza amafaranga, wakuyemo miliyoni 2 ngo agiye kugura baze, ngo yakuyemo iki ngo agiye kugura ikindi kintu abagore bambara cyangwa shenete, ajye ku gipimo cy'abagenzi bari kuri urwo rwego. Ngo bati ko wangiza amafaranga ndakugenera umushahara 400 kugira ngo uke mu tubazo twawe twihariye. Ngo yego niko amakuru avuga. Noneho ibyo byose bikaba, ariko uwanganiriye iyi nkuru ntabwo yambwiraga impamvu umugabo akubita umugore. Nkanabimubaza kambwa tumva wenda byose nabimenye ibera mu nzu, atari ku wundi kibazo nako duteye. Acyakabera akavuga ngo nta nguzanyo ya miliyoni 70 zingahe bafite, ukana umugore n'inguzanyo bafite yigizemo uruhare. Ese biri bugende bite ko dutegereje ibipimo bya laboratoire byemeza inyandiko na sinya, nituramuka dusanze hari ibivuga ko hari inguzanyo, iriya nguzanyo atariyo, umugore atasinye, ubutabera harabiki. Nidusanga se umugore yarasinye, ikinguzanyo kiraba kirangiye. Nimukora iperereza se mugasanga uwaguze inzu amafaranga yahabwa na sebukwe, basa nk'aho ibintu barimo kubikura ku muhungu bijya kuri se, kugira ngo umugore atagira icyo abona, bo harabiki. Ese numva impande zose zifite nyabayazana zifite ibyo byose abashinzwe amategeko no kugenzura, nizere ko bo ntabwo baza bakubita hariya bishya nk'ibyanjye ko njye mba ntwika nimanukira, ariko inzego zikwiye kugenda intambwe ku yindi. Bajyana aho bumva harimo ibiheri mu kirenge bagahagarara ngo bitegereze bumve ibibahanda. Nta muntu ukwiye kubura ubutabera. Ariko ibyo mwakora byose, kuba uyu mugabo muri video bigaragara ko ashaka kwica umugore, icyo kintu mu gicaho umurongo, kuko n'icyemezo cy'umucamanza hano cyagize gite cyarabikonfirimye, kivuga ko icyaha cyekwaho cy'ubwinjiracyaha bwo kwica gifite ishingiro, ariko muri reka rero muzanira ijwi ry'umuyobozi wa RIB Retired Kano Jean Ruhunga nimugoroba kuri polisi, n'ikiganiro bari mu banyamakuru bagira ibyo babaza, ngira ngo yasaga nkaho anasubiza ku cyo nabazaga kivuga ngo gufunga kenshi birukankana abantu ari nabwo baduha duharetse dufata abantu 2,000, ariko muri ibyo 2,000 mu gihugu twafashe baturegeye dufungamo nka 15
kuko hari impamvu zikomeye. Nza no kugaruka ku kintu yavuze najyaga mpora mvuga, abantu bigize turi ku nkiko, umuntu wese ugiye kurega abashaka ngo bafunge umuntu, ntabwo rero nabwe ngo porofeseri bamutwara iki, niba ari bwe yaramushatse mbere ikabura ibifatika bimujyana, kuba mu nteko hari icyo bavuze yereye ko irafasha, ntimugire se umucamanza abiteza akavuga ati koko bifite ishingiro yazanakurikiranwa, ariko nta mpamvu zikomeye zituma afungwa. N'ubundi ntibyari bikwiye ko ubushinjacyaha umuregera urukiko akiri ku kazi kari no mu rugo, harimo akorerana kare kose, nta mpamvu. Niyo byari bifite ishingiro rero bishyira ikirego mu mizi, ifungwa n'ifungurwa nta mpamvu yo kuriregera. Uyu ni Bwana Jean Runga retired, umuyobozi wa RIB, uko yadusobanuriraga kuri iki kibazo. Naho ibya Kirungi bya Kirungi byumvishe ari danje. Kirungi we ngo yakubise umugore, ariko niba yaranamukubise inzego zirebe umugore we, umugabo buri mwe bamuhe igihano gikwiye. Niyo mpamvu mvuga ngo icyaba cyabaye batazajya barangara bagasanga wari victim yabaye, ariko Kirungi we niba hari ibihano yaho abirangiza. Icyemezo cy'umucamanza kivugururwa bivuze ko igihe cyose ukatira imyaka 5 bivuze ko uzayimarusha kugeza muri 2003 bakabona ibyo nabyo. Niyo mpamvu ngo abanyamategeko barebe icyabaye, yego, ariko niba arimo kuregwa ibindi bitabaye, kuba yarakubiseho umuntu 2020 hakwiye kubihanirwa 2023 kandi icyo gihano yarakirangije, cyangwa hakaba hari umuzengereza. Ibyo byose inzego zibirebe ndabizi sindangare. Yego, Generali yagaragaje muri raporo ye ko iki ntabwo ari cyo nshaka, ndashaka afande. Abajije ati mwishiganisha te bwacya bakamwica, atanga n'urugero. Iyo kesi niba warayikurikiranye neza, ni kesi yabereye Ntombe. Umubyeyi witwa Hitimana Anastasie niwe wagiye kurega kuri RIB, avuga ko umugabo we yamubwiye ko azamwica. Ikirego kirakirwa, umugabo arafatwa arafungwa, yari ku itariki 20. Ku itariki 22 uyu mumama agirana ikibazo n'undi mugabo mu kabari basangiye, aramutema aramwica. Uwamwishe nawe arafunze. Ibyo ni ibintu ushobora kugenda ukaverifayinga birahari. Umugabo afunze kubera gukoresha ibikangisho, uwamwishe afunze kubera ubwicanyi. Ibyo rwose biri on record. Ariko nanone tuzajye dukomurusha dukome n'ingasire. Urundi ruhande baratubwira ngo kuki dufunga. Ubwo umugabo yo tutamufunga twari gukora iki? Umugore araje, wowe ndavuze n'ibikangisho gusa. Hari n'undi ushobora kumutera icumu rikamuhusha akaza ati umugabo yaranyishe. Uwo ngo harya turavuga ko itegeko principe ari ukudafunga tumureke nasubirayo akamwica. Ubwo bizaba byagenze gutata twahije amategeko. Iyo dufunga nuko amategeko atwemerera gufunga iyo tubona ko biri ngombwa, bikanasobanura impamvu dufunze. Kuri aka kantu kuko umuntu yagutera icumu akaguhushukira kujya kuri RIB uvuga uti yaranyishe, barenza bakabisuzuma umucamanza akahera akavuga ati koko biragaragara ko wari umwishe, ariko turakureka asubiye yakamwica, cyabazwa nde? Duhamba umupfu. Murumva uwamwisha akajya mu rundi rubanza, umucamanza wamurekuye cyangwa umuribu cyangwa umushinjacyaha bikitwa ko nayo. Njyewe Scovia ndi mu bantu bavuga ko gufunga sibwo utabera, ariko amategeko afite uko asobanura umuntu ukwiye gufunga. Ejo minisitiri w'ubutabera yongeye gusobanura ikindi kintu nacyo. Umuntu araregwa gukoresha ikoranabuhanga yiba za bank hacking ibigo. Aburanya avuga ati rwose sinzongera kubikora, sinasibanganya ibimenyetso. Mumurekuye by'agateganyo muvuze ko atemerewe kurenga mu mujyi wa Kigali cyangwa akarere ka Kicukiro. None ko yibiraga kuri computer cyangwa kuri telefone, mu byo umufunzeho umukuye kuri telefone, no kuvuga ngo uyu muntu ikintu akeneye kugira ngo ibyaha akora bihagarare
cyangwa se adasibanganya n'ibimenyetso ni uko ava ku kintu cyitwa internet, access internet, birasaba ko mushyira ahantu mureba muri gereza. Ati uwo muntu umurekuye agataha wavuga ngo ntabasha gusibanganya ibimenyetso. Ariko profesa bavuga ko yatanze isoko binyuranyije n'amategeko, bikaba hari ibihari biri muri systeme biragaragara, yarasinye inyandiko zirahari, ntabwo ashobora gusubira ngo systeme ayitangize. None nta nubwo ari gukuraho isoko ryarakozwe baranishyuye. Icya kabiri nta nubwo kiri muri ako kazi, yasiba ikihe kimenyetso? Abo bantu urumva ari bamwe. Umuntu yashaka kugonga umuntu aramuhushije, uwo wagonze akomeretseho ku kuguru kuko habaye Imana y'u Rwanda ikagoboka, uramuretsa aratashye. Uzute niba yarahushije n'imodoka, sibyo? Noneho atari buza avuga ati murangize. Nk'ubu uyu mucamanza yicaye mu rugo akabona inkuru zivuga ko uyu mugabo yishe umugore we, waba undi yarekuye by'agateganyo. Icyiza ni uko abacamanza ari nk'abaganga. Muganga aravura akarwaza umuntu, akamuha imiti yose, agakora ibishoboka, mu kanya gato akaza akatubwira ati biranze. Kandi uwo munsi akirirwa asa wenda nkaho nta cyabaye. Ariko nabo bagira ihungabana, niyo mpamvu abaganga basabwa kubona umuntu ubafasha, kuko iyo bimaze kuba byinshi abona abantu bamupfira imbere nka kuriya mu gihe cy'ibyorezo, arwara indwara, ashobora kugira ikibazo cyo mu mutwe kubera ubwinshi bw'ibirimo kuba kandi byangiza amarangamutima y'abasha no gukonja. Ni nk'abasirikare bari ku rugamba bashobora kurwana intambara, ukabona umusirikare ni mwiza ariko yataha yakwibuka uko iyo mirwano yari imeze agahungabana. Ibyo yabonye abana bapfa nk'uburebye birimo kuba Kongo, babyutse batwika amazu ngo arimo abatutsi batatu batwike tubamare rwose, abantu bivuga imyato, abantu baturanye. Hari umusirikare ushobora kuba ari mu barimo gutwika cyangwa mu barimo kurwanira batwikwa, ejo ubwonko bwe bwazagarura ibintu yakoraga akumva ntibikunda, undi bwagarura ibyo yarebaga akumva ntibikunda bikanga, kuko ubwonko burya ni nk'imbaraga zo guterura. Uraterura ukumva ikintu telefone yiteruye byoroshye, ariko ngo umuntu nterura iyi meza birasaba izindi imbaraga. Nibirenga izi imbaraga z'imeza ndarengwa guterura. Ubwonko nabwo hari ibyo tubuha bugaterura bukageraho guterura byanga ukarekura, iyo biguye rero birameneka. Niyo mpamvu mu ntuza nabonye ikinyamakuru Umuseke mu Rwanda bavuga ko nibura mu bantu 5 umwe muri bo afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Tuvuga ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe batararwara, ariko abashobora batakaza imbaraga z'imitekerereze n'imikorere rimwe na rimwe. Aha se uyu mucamanza akaba yarirengagije gushyira mu gaciro. Ntabwo bivuga ko yirangije gushyira mu gaciro ngo yanarize ikindi, ahubwo ndimo ndibaza n'ibyo yaragize ko umugore bisobanura ko accident yaribayeho cyangwa umugabo. Icyaka ndagira ngo umenyeshe ko umugore n'uyu uregwa si bo bafite ububasha bwo gusobanura ko byari impanuka cyangwa atari impanuka. Dufite abantu bazi kwanariza, nkuko polisi zamuhanda ikavuga iti dukurikije ukuntu imodoka igenda nuko iki cyapa kivuga niwe wakoze ikosa, kabone nubwo baba bakugonze. Ntabwo wakomeretse cyane ariwe babara ikosa. Mu rubanza iyo principe yarakoresheje byanga bikundira iba itarimo yaba yarafashe icyemezo sate. Icyo yaba yarashingiye bivuze ko ka accident kari kabayeho ka ntabwo accident wewe wayikoze cyangwa wayikore so ukonfirma ko ari abari hanze ku ruhande bashinzwe kukwemeza nibo bakwiye kubira bakemeza ko icyabaye ari iki. Ntabwo ko umugore yari kumuga ko nibazo biba mu zindi ku buryo kugonga umuntu gushaka kumwica, kuvuga kuzamwica, kuvuga ko ntacyo yazanye mutoteza, kuvuga bigize. Hanyuma impamvu umugabo yamagaze uko yangizaga amafaranga, gusa ikizo wamaga makuru ntiyahakanye ko umugabo yaragiye kugonga iki umugore, ariko ngo yari yamutesheje umutwe ngo ntari yamwakaga amafaranga yo kujya muri fete. Mu kiraro bitari umutwe ni kuri abibera ngo ni kuri ababigenza si yo bayaraguye. Ariko hari ikindi kintu natekereje ntabajije kuri ya video ejo nibwo nongeye kuyireba. Umugore amaze gufata ariya mafaranga nkuko bigaragara ava ku ntuza ku modoka, asanga umuzamu, kandi ubona hasanga umuzamu ko hatari umuryango, kandi agenda gisa nkaho agifite amafaranga mu ntoki. Natekereje nk'uko umuzamu avuga ngo twamara 3 tutariye, ariya mafaranga ashobora kuba yari ayo guhaha, akaba yari agiye guha umuzamu ngo numara kumukingura ujye guhaha. Ubundi kuki yari agiye gusanga umuzamu ntajya imbere? Iyo video nayo nashatse nayo nayivugishije, kuko video buryo urayireba ukayivugira. Nayivugisha ko ashobora kuba yaramaze guhabwa amafaranga akajya kuyaha umuzamu ngo ajye guhaha.
urega ntiyabimbwiye n'uregwa ntiyabimbwiye ariko bavuga ko yaramuhaye amafaranga ashaka kujya ngo muri pate z'abandi bagore ariko nabo mukibaza bamaze kuba amafaranga kujya muri pate z'abandi bagore urangije ntiyasubira mu nzu ngo ajya kwitegura agende asanga umuzamu ku irembo nabwo nkagaruka niba uriya muzamu atari uhaha cyangwa atajya ajya guhaha hakibazwa byinshi habaye iki ariko mu buhamya bw'umuzamu mu nkuru iri ku gihe bivuga ko bamaraga 3 batanariye tajya mu mvomo yigeze anamukingira naho ku iduka mukingiranamo imbere mu bikoresho muri Cyenkayori murimo muribaza umuntu waguhohoteye akagukingira muri Cyenkayori habamo imisumari habamo ibintu uramutse ufite bwa burwayi bwo mu mutwe wakwiyica kuko ibikwica birimo ngo inzego rero nkuko hano Fandejana aravuga ati koko uyu muntu twari dukwiye tumure kuyagera mu rugo akamwica iki kibazo yibaza ntabwo urukiko rwo rushaka kukibaza hamwe birakorwa ahandi ntabwo byatekerezwa gusa buri umwe ari independent cyangwa afite uburenganzira bwo gutekereza yisanzuye icyemezo afata ariko mwe mudukurikiye nicyo cyari gikwiye gufatwa turabiganiraho ntituvuga ko umucamanza yibeshye ntituvuga ko agomba guhindura yashingiye ku mbabazi z'umugore we ariko imbabazi zanjye zikuraho icyaha umuntu yakoreye sosiyete irashaka kubwira ko kugonga uyu mugabo ashaka kugonga uyu mugore nubwo mu mashusho n'ahandi bigaragara ko agonga umugore n'umuzamu ariko mu buryo bw'amategeko yagonze twese abaturage b'igihugu kuko icyaha gikorera sosiyete niyo mpamvu aregwa n'umushinjacyaha uhembwa natwe mu misoro ku mushinjacyaha ahagaze mu nyungu zacu twese n'ukoze icyaha araba agikoreye sosiyete niyo mpamvu bamuhana mu buryo bwo kugira ngo sosiyete isigarane igaragaza ko umuntu yahawe igihano kuba akoreye icyaha bidakwiye kuba kwidegembya ariko nanone ntibice uwahanwe kuko agomba guhanwa hagasigirwa igihe cyo kwikosora ngo ubuzima bukomeze nicyo amategeko akora turaza kugira urukiko cyangwa abashinjacyaha bapima ubushake bw'ikintu bakwiye gusuzuma ubushake umuntu waje kurega kubera iki hari ibyaha bibabarira hari amakosa gushaka kwica umuntu kurya ruswa uwo baturage tubize tukandikaho twavuga ngo ni mubabari wanyereje umutungo wa leta yamureka kuko twe twatanze imisoro kuki washaka kwaka umuntu ubuzima we uwo yaragiye kubwaka avuze ati mubabare ubundi mwarebye ibikikije uyu mugore bimusunika bingana iki umuntu ntaba kuri konti y'ubucuruzi ko ngo ni kampani ihuriweho n'abandi ubwo yasigaye ari iki iyo si impamvu ituma be ajya muri zone yo gutakamba akemera n'ibitakwiye kwemerwa ndabaha urugero rurakomeye ntinya kuruvugaho kuko rwangiza imitima wanjye n'uw'abandi mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi tuzi abajenosideri bafataga abagore bakabatwara bakajya babasambanya ariko ntibabice cyane igihe kiragera kugeza ubwo inkotanyi zije zigakiza abicwaga nawe umugore wari warafashwe bugwate zikamukiza kera kabaye umugabo yagaruka akavuga ati uyu muntu nubwo yicaga abantu nubwo yansambanyije akankora ibyamfura mbi niwe watumye mbaho ni inshuti yanjye aho isi yose yicaga ubuzima bw'abandi burangira none ahari na mama wanjye yaba umugore muto nkanjye bahari yewe n'umusambanyi agasanga kumukorera icyaha byaramuhaye amahirwe yo kubaho wabyumvise banamufunga akumva bamuhemukiye kuko uriya muntu ariko yaramwicaga mu bundi buryo ufunga umunyacyaha ahubwo uyu wumva ko umunyacyaha yamufashije ukamuvuza aba bantu basambanya abana afata akana k'agakobwa kagasambanya akakica urufa kakabyaza imburagihe akakatesha ishuri umuryango we akawitaho akajyaho amafaranga umuryango we n'akakana kakitaho kakabwira ngo bari mu rukundo umwana akajya aburana bakamaze ati nge sinshobora kubabwira sheri wanjye muzabigenda ni ukuvuga ngo umugizi wa nabi umwicanyi umukozi w'icyaha niwe urimo gutanga ubuzima kuba yakoreye icyaha niwe urimo kubafasha bakamubona nk'inshuti bakibagirwa kubona icyaha abakorera ese koko uyu mugore ajya gusinya ibaruwa mwabanje gusuzuma niba ibyo bitari bimukikije akaba wamuvictimu cyangwa wamukorewe icyaha ariko akagikorerwa n'uwakesha ubuzima kuko yamugorotse ku bindi bintu bityo akemera kumubabarira ibyo byo byarasuzumwe abacamanza babitekereza kuba mbitekereza ntari umunyamategeko ndatekereza ko umucamanza abitekereza inshuro 1000
abashinjacyaha bashobora kwicara bakabyumva. umushinjacyaha yarareze kugeza ubu ariko nawe ashobora kurega biri aho ntarege yazanye izo analize ziwe akamwirwanya ati ndamuzanye mumugira ariko umucamanza arabe ubundi ikintu cyari we gikomeye iyo umucamanza avuga ati twasuzumye uko ubushinjacyaha dusanga ibyo muvuga nta shingiro nk'uko ejo umucamanza yavuze ati dusanze Liliane dusanze Liliane Gahongayire nta n'impamvu ifatika ituma akurikirana usibye no kuba abandi bavuga ko habaye impurirane mpuzamugambi wa kiriya zihari zifatika zituma icyo akekwaho gifite ishingiro ariko impamvu zatuma akurikirana afunze zo ntazo none ibyo bintu byose barabyakarije barabizana basanga koko uyu muntu watanze izi mbabazi atari muri iyo zone usanga umucamanza adafite ububasha bwo gukoresha ubwo buryo ntabwo turi mu rubanza rwa Kabuye umucamanza yisabye ko agiye kwikorera iperereza kumenya niba Kabuye yararaye kuri hoteli cyangwa atararaye abandi byavuzwe n'iki ntiyemerewe se gukora iryo perereza niba uriya byemerewe n'undi ababyemera akajya kwicara n'urangura se n'ubwo yatemiriza noneho akamubwira ati mbere yuko mfata icyemezo ndagira ngo umbwize ukuri byashoboka kuri kandi uri mu mwanya wo kuba kandi unyizere ko nidusanga impamvu utanga imbabazi zishingiye ku ntege nke turi bushyireho uburyo bw'uko icyatuma gutanga imbabazi ngo ukunde ubeho n'abana bawe babeho turi bugikureho noneho tubwize ukuri ku cyabaye tugushyire ku mitungo niba ufite ikibazo cy'uko utabasha kurera abana mu gihe twaba dufunze uyu muntu ndagira ngo nkibutse uwamaga amakuru yarambwiye ngo kandi uyu mugabo ngo ntacyo atakoraga no mu nkuru y'igihe babonye ko agomba atanga 100 buri cyumweru no mu ndezo z'uko yatanze 800 ikindi kintu abitanga barinze kumufatirana ku modoka agiye yego noneho n'ikindi kiyongeyeho ngo yanishyuraga amashuri ngo y'abana mu bigo bihenze ibyo byose ategetswe kubikora kuko abana ari abe ariko nyine utanga amafaranga ayatanga uko bamusanze ku modoka agiye yaba yibagiwe ntaba yararanye n'uwo mugore ngo avuge ngo araha cyangwa ashyirwa kuri iyi konti ibyo bintu byose niyo mpamvu twe turimo turabiganiraho nk'abanyamakuru n'abaturage baratanga komenti uko babyumva ariko ubutabera muri zone yabwo bubamo yisanzuye itari nk'iya buri wese koko byagenze niko bikwiye kugenda narinzanye aya makuru kugira ngo tukivuge ubushe twavuze iyi nkuru nk'aho ribu ntacyo yakoze n'umushinjacyaha kuko njye nari nakiriye video abantu bambwira ati nta butabera twabonye inkuru irazamutse none higeze aho n'umucamanza yafashe icyemezo nkunze ko Jean atanze urugero rw'isa atanga urugero ati umuntu agutera icumu rikaguhusha uwo muntu aramutse atashye akica wa muntu twavuga iki mu gitondo icumu n'uwakije imodoka agashyiramo rivanse akaguhiga ibyo bikoresho bibiri ntabwo byose byakwica aramutse none usa adakoresheje imodoka hari kamera akagusanga mu cyumba ntekereza ko icyumba bararamo kitagira kamera akakuniga bugacumuka washizemo ati mugore asanzwe ufite n'utubazo mu mutwe urabuze umwuka cyaterwa nanone n'upima kuko urubanza ruregwamo abacungagereza i Rubavu umuganga yerekanye ko abantu bishwe n'izindi ndwara baranashyingurwa n'umuryango wabo ntibigeze uvuga ko babonye abantu bafite ibikomere babashyingura kera kabaye gushinja cyangwa gukoresha undi muganga ngo yemeza ko abantu bishwe n'inkona vuguruza uwa mbere kandi uwakoze raporo ya kabiri yasanze abantu barashyinguwe yapimye iki yasanze abantu barashyinguwe kandi ntabwo yigizeho gutaburura abapfuye yapimye ibimenyetso se yapimye ibyanditse se inyandiko zanditse ni za muganga wa mbere kandi wavugaga ko umuntu bishwe n'indwara hanyuma umushinjacyaha uje wa kabiri aza avuga ko umuntu yishwe n'inkoni we yakuyeho inkoni ko umuntu abantu bari barashyinguwe ibyo byose ni ibibera mu butabera hari umuntu wagiriye inama arambwira ati uretse gukina ijwi ry'umwavoka urimo gukorana n'umucamanza wakaruswa kuri iyo dosiye kugira ngo tubanze twegeranye ibintu neza tuzafatira abantu mu by'agaco nanjye kuko ngamije ko ibisambo bifatwa na RIB gishatse gutsika polisi ikagifatisha urabireba nanjye ijwi nabahindiritse babanze bahiga ibisambo ntabwo ndi hano kuburira ibisambo ndi hano gutanga amakuru ngo ibisambo babiyore
mutekereze niba umucamanza uyarasa na wa wundi nababwiraga bazaniye bafashe umugabo bamufatana igihanga umwana ari ku miti viole yabaye bapimye ibyo bita amasohoro agaragara ku mwenda w'umwana yavuye ku mugabo umugabo ngo akavuga ngo yari yaryamanye na nyina w'umwana ubundi nyina w'umwana yihanaguriza ikariso y'umwana urumva urwo ruhererekane rw'urusenzi rudafite logike umucamanza arangije ngo areke uwo muntu amurekuye aratoroka agira usumo cyokora turashima inzego zindi kuko iyo nkuru twayitambukije ari uko yafashwe kuko tuyivuga mbere yari bwambuka akajya Tanzania niyo mpamvu n'ibi bisambo by'abavoka birimo bimwe muri byo birimo gushaka kwiba abakiriye babyo bivuga ko bitumwe n'umucamanza byaba byo cyangwa atari byo ariko bagombe bafate ikiraro uhuza umucamanza n'umwavoka nakuhuza umucamanza n'urega cyangwa urega bavande aya ni amakuru ariko ngiye gushaka dosiye nze nicaranye basomera impere ruhande twizere ko amategeko agiye kujya kurikizwa hariho hose ntakoranye amategeko i Kigali aya mategeko yagomba gukurikizwa hose n'uwayarenzeho abikora ku giti cye ariko prinsipe y'amategeko mu Rwanda uko yubatse n'uko inzego zubatse avuga ko amategeko yubahirizwa ariko mu mitekerereze ya Scovia imikorere yanjye kutagira uburere n'ubunyangamugayo gutakaza umuntu mufata umwicanyi nkamugira umwere afata inzirakarengane nkayikatira kuko byose biba biri mu biganza byanjye kera mwarimu wacu watwigishaga mu mwaka wa 4 primaire witwa Mbabazi abiganye nawe natwe baramwibuka yari umudamu mugufi wirabura munini ndamwibuka iyo yigishaga abakobwa yatubwiraga ati fata akanyugunyugu ugashyire mu kiganza uzi ubunyugunyugu bugira amabara y'umuhondo iyo ugafashe kagusiga irangi uwo munsi yo twaba turi kwiga iryo somo twajyaga kuduhiga tukadufata kuduti dukunda kuza ku biti by'indabo ukagafata utyo akavuga ati mufate akanyugunyugu kawe kapfuye cyane ni kazima ubuzima bwawe buri mu kiganza nukanda cyane akanyugunyugu karapfa nugafata buhora ariko karaguma mu kiganza katapfuye ati nuko bakobwa bato ubuzima bwanyu nimwe mu bufite ni mu bukanda buzapfa ni mu bubungabunga mu bufashe neza uzabaho genda uhitemo icyo ugomba gukora nuko ugomba kurera akigendera ati kandi icyo umuntu ashyizeho umutima ushaka aragishobora atoka niba ushaka kwiga ugafasha utyo utagakanze ukirwa ari kazima ati no kukwica n'ibisaba amasegonda n'uyu mucamanza n'uyu mwavoka yahisemo amahitamo cyangwa umugenzacyaha arashaka kwica ubuzima bw'abafashe cyangwa arabufasha bubungabunga ariko amategeko yavuga ko ukwiye kubugira buzima ariko kuki uri bubukoreshe ni wowe kuko wahawe ububasha n'amategeko ariko nyine barahari baboneka bakabirukana abandi bakabafunga kandi basoma iteganyagihe turabashimiye murakoze namwe